ibyo abarokore twatura birakora. Ahubwo ikibazo ni iki? Iweho watura ibiki? Washanga uyu munsi sinzi ko biravamo. Cyangwa uyu munsi sinzi ngo ashangwa ni danje kabisa. Ayo magambo hora watura y'urucantege niyo azagenda akagushyira hasi akakuvikayo. Tangira wubake connection. Tangira wubake relationship n'abantu bafatika. Nugendana n'abanyabwenge uzaba umunyabwenge. Nta muntu ugira icyubahiro ari umushomeri ntibazakubeshye. Nta muntu ugira icyubahiro yabuze senyisa ntibazakubeshye. No mu rusengero ndakubwiza ukuri, utaratanze gisozi nta gaciro baguha. Mujye mureka kunteka imitwe. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Yesu Kristo nashimwe. Ikiganiro ni ijambo ribohora. Murabizi ni Atika ni Akile cyangwa se Akita. Ngenda Apôtre Mutabazi. Uyu munsi tugiye kwiga amagambo akomeye. Icyo nsaba Imana tugiye no gutangira dusenga, ariko impamvu yo gusenga n'ubundi turasenga, ariko nuko simpamya neza ko hatabaye mu mwuka w'Imana mwakumva ibyo nshaka kubabwira, kandi birakomeye kandi sindabisubizayo, ndetse nta nubwo ndabigabanyiriza. Reka tubyinjiremo rero, reka dusenge. Uwiteka Imana turagushimiye, turaguhimbaje kuri Imana nziza. Abantu bakuri iki kiganiro ijambo ribohora aho bari hose hirya no hino mu gihugu cy'u Rwanda, abari muri diaspora, abarundi ndetse na diaspora y'abarundi, abantu bose babasha gukurikira ururimi rw'ikinyarwanda hirya no hino ku isi, babashe gukurikira ikiganiro ndabasengeye kugira ngo umwuka wawe atume bahishurirwa, atume basha kumva, mvuge rimwe bumve kabiri. Amagambo tugiye kwiga arakomeye, ariko hari umwuka w'Imana ntakikomera. Mu izina rya Yesu urakoze ko ugiye kubana natwe, amen. Tujye gusoma ijambo ry'Imana riri mu gitabo cya Yosuwa, igice cya mbere, turahera ku murongo wa 3. N'amagambo mu kinyarwanda tuzi, aho Imana yabwiraga Yosuwa ngo nkuko nabanaga na Mose nzabana nawe. Nari nsa n'uyafite hano mu cyongereza, ariko reka tujye mu kinyarwanda kugira ngo tuyasome neza, wenda tazagira n'abantu bagorwa n'ururimi bikababera ikibazo. Tujye kuganira ku butware butanu, inzego 3, amakipe 3, ubutatu budatsindwa. Sinzi nimba mubifasha. Tujye kuganira ku butware butanu, ariko ntago turabyiga umunsi umwe, tuzanabikomerezaho kugeza igihe tuzabisoreza. Ubutware butanu, inzego 3, amakipe 3, ubutatu budatsindwa. Ubutware butanu, murabizi ko n'amabuye ya Dawidi yari 5, inzego 3, amakipe 3, ubutatu budatsindwa. Haleluya. Twagiye rero muri Yosuwa igice cya mbere hano umurongo wa 3, cyangwa se dore kuri 2. Imana ibwira Yosuwa iti, umugaragu wanjye Mose yarapfuye, none ubuhaguruka wambukane n'aba bantu bose ruriya ruzi rwa Yorodani, mujye mu gihugu mbahaye mwebwe Abisirayeli. Aho muzakandagira hose ndahabaye nk'uko nabwiye Mose. Aho muzakandagira hose ndahabahaye nk'uko nabwiye Mose. Iyo ndi kwigisha aya magambo nkunda kurakarira cyane umuntu umbwira ngo akozana imyaka 20, afite lisansi cyangwa afite maîtrise, akambwira yuko atararya promotion n'umunsi warimo. Nge mpitamo nshaka kumubaza se ubundi urakijijwe? Ikibazo gihita kinza hafi, nuko mubaza ngo ubundi urakijijwe. Kuko hari ibintu biba ku muntu bikangora kubihuza no kubakijijwe. Ukabona umuntu buri gihe agiye mu kazi, hakagira umuntu umutekereza, yaba uwo munsi ye, yaba uwo baringaniye muri ranka, yaba nuri hejuru, agatekereza kumwirukanisha birakunda. None nkashaka kumaze ubundi urakijijwe. Icya kabiri, ufite umushumba. Ese umushumba agira amavuta kwa? Hari ibintu nge mitashaka kubaza. Ukabona umuntu ni uzana imari buri gihe, yagera ugasanga bamuriganyirije muri duwane. Ugasanga ese iryo riganywa ni wowe uhora uriganywa, nese ufite isura mbi, nese ufite icyangiro kikujejetaho, nese ubundi ibyo bijyana n'agakiza. Hari ibintu rimwe na rimwe ntajya numva. Igihe cyose nagendeye kuri moto, nabwiye abamotari, umumotari ajya kuntwara ndabanza mutangariza ngo kuva untwaye birabujijwe gukora accident. Akandeba ni ndeba neza, untwaye birabujijwe gukora accident. Ati se none ninjye ubitera? Ntoya, ngewe ndi hamavuta adakora accident. Kuva untwaye birabujijwe gukora accident. Icya kabiri, kuva untwaye birabujijwe kwandikirwa na polisi. Nkongeraho namubwira biranabujijwe guhagarikwa na polisi. Hariho nabwira arambaza none se urinde? Ndabwira reka nkwereke.
nagenda kuri moto ntago ndagenda ngo moto ndiho umupolisi ayihagarike, ntitugenda uraza kubibona na bugingo nu. Kandi hari igihe ngenda kuri moto ishaje nkaca ku zindi nshyashya zambaye plaque igisohoka baziparitse bari kuzuriza pandagare, bari kuzishyira muri Vigo. Nkamubwira none umumotari umwe yarambaje ngo ariko si ibyo bintu uvuga. Ndamubwira numva ndi umuhesha w'umugisha, ndi umugisha, ndi urubyaro rwa Aburahamu. Haleluya. Ndamubwira ibyo mba natuye mba mbyatuye kubwo kwizera, kandi nabonye bikora. Ibyo abarokore twatura birakora. Ahubwo ikibazo ni iki? Iweho watura ibiki? Washanga uyu munsi sinzi ko biravamo, cyangwa uyu munsi sinzi ngo ashangwa ni danje kabisa. Ayo magambo hora watura y'urucantege niyo azagenda akagushyira hasi akakuvikayo. Ujye uhaguruka mu rugo uvuge ngo aho ndakandagira hose nahanjye, nkuko Imana yabwiye Mose ikabibwira Yosuwa. Oh haleluya, aho nzakandagira hose hazaba hande, hazaba hanjye. Kwekosha hariko Mana ya Aburahamu sinzi, hari igihe ibisazi bishobora kuzamfata ninjiye nko muri ministeri imwe nkahita nikunkumura nti ndahakandagiye Uwiteka we. Ubwo sibyo ni ibiki ibintu byabafashe ni ibiki nge ko ntabyumva. Ariko mumenye gukorera mu mahame y'ubwami, n'ubwanyu, ubwami n'ubw'Imana, n'ubwacu, turabana b'Imana, turabami muri ubwo bwami, ntago turi rubanda, nta nubwo turi abapagasi muri ubwo bwami. Dufite ubutware, haleluya. Kwa Yesu dufite ubutware, dufite ubushobozi. Reka dukomeze dusome. Wenda ntangiye gusoma ndafashwa kandi ashaka gukoresha iminota yanjye neza. 5 irandangiranye nsigaranye 20. Mwitonde. Ndi kurebera hano ku isaha. Uhereye mu butanda ndashaka kuvuga ibi byerekezo 4 ndetse n'5. Haleluya. Ubundi ahantu ushobora kureba uri ku butaka bw'isi ni 5. Aha mbere ni amajyepfo, aha kabiri ni amajyaruguru, aha gatatu ni uburengerazuba, aha kane ni uburasirazuba, aha gatanu ni hejuru. Ni ibyerekezo 5. Ibumoso, iburyo, inyuma, imbere no hejuru. Ndaza kubasobanura uburyo tugiye kwinjiramo hano mu ijambo. Nababwiye ngo tugiye kwiga amagambo akomeye kuko zino ntago ari inyigisho z'igice, yaba ari inyigisho z'igice barangiye kubasobanurira uburyo ubuntu bimeze. Ariko turi mu nyigisho advanced kingdom teachings. Aho ngaho rero ntungushe kandi ngo nkure mu kirere ndimo. Uhereye mu butayu bira icyongereza iravuga ngo from the Negev desert in the south, ngo uhereye ku butayu bw'Inegebu mu majyepfo. Ibi birere bine ndagira ngo ubyumve neza. Uhereye mu butayu bw'Inegebu mu majyepfo, and from the mountain of Lebanon in the north, ngo kandi mu majyaruguru ngo hari imisozi y'i Lebanon. Oh haleluya. Umva reka nkubwire, gakondo yawe ifite imbago. Izo mbago ni izawe. Muri izo mbago uri umutsinzi. Muri izo mbago ufite ubutware. Muri izo mbago nta muntu uzarinda kuguhagarara imbere. Tayazoke. Nta muntu uzaguhagarara imbere ngo agutsinde. Ikibazo cy'abarokore benshi ntago muzi imbago zanyu. Ikibazo cy'abarokore benshi. Ayi wowe, hari igihe abantu bajya gukora ibiganiro kuri Apôtre Mutabazi nubwo ntabifungura, ariko title ndazibona. Kumbi abantu bakamva Negebu nkabona bashatse kunjyana hari Tarushishi. Buri muntu wese agira imbago muri gakondo ye. Imbago za Mutabazi zifite aho zitangiriye mu majyepfo, zitangiriye ku butayu bw'Inegebu, the desert of Negev. Kandi mu majyaruguru hariho imisozi y'i Lebanon. Ku buzima bwawe hari imisozi y'i Lebanon ifunze imbago za gakondo yawe, ifunze imbago za destiny yawe. Ndikumva ndi gufashwa kandi abizi ko mutarumva icyo ndi kuvuga. Haleluya. Nabanje kubateguza umwuka w'Imana bane namwe. Mwuka wera genda ubikore neza kuko ngazabigisha nibyo ntababwiye, niko Yesu yavuze. Nanjye ubwo ndi muri ayo mavuta. Mwuka w'Imana ajyaza mvuge Negebu, wumve Negebu ku buzima bwawe. Mvuge ahantu bita Lebanon, uhite ya Lebanon uyumva mu isi bifatika. Haleluya. Pastor Chris ni ufite ibintu akunda kuvuga ngo rhapsody of reality, ngo urusobe rw'ibiriho. Mbese ngiye mvuga Negebu wumva urusobe rw'ibiriho. Haleluya. Nimvuga imisozi ya Lebanon wumva urusobe rw'ibiriho. Ndaza kubisobanuraho uko umwuka w'Imana aranshoboza. Ubwo ahanga nabonye bari kubicanga, ndaza gufata gatanu nsubire mu Kinyarwanda ko hano ndi gukoresha Living Bible mu Cyongereza. Haravuga ngo
and the Mediterranean Sea to the west. Ngo kandi ngo mu burengerazuba ngo hariho inyanja ya Mediterane. Oh hallelujah. Ayiwe ndikumva ndi gufashwa. Ngo kandi nanone ngo mu burasirazuba ni ahantu ugomba kwitondera. Umuyaga wakubise inyanja itukura igatandukanamo kabiri ngo wari uturutse iburasirazuba. Intungura inyama Imana yabazaniye yazizanishije umuyaga uturuka iburasirazuba. Imana yohereza umuyaga uturutse iburasirazuba ku buzima bwawe mu izina rya Yesu. Imana ikoherereze miracle from the east. Hallelujah. Abanyabwenge baje kureba Yesu, inyenyeri ya Yesu ngo bayibonye ituruka ngo bari burasirazuba. Baravuga ngo ko twari turi burasirazuba tukabona inyenyeri yawe ni yake mu izina rya Yesu. Ngo kandi ngo burasirazuba ngo from the east there is the river of Euphrates. Ngo hariho umugezi wa Euphrates guturuka burasirazuba. Mwibuka yuko mu migezi ne yari iri mu ngo by'Edeni harimo uwitwa Gihoni, harimo uwitwa Pishoni, harimo uwitwa Euphrates, hariho na Hidekera. Mu migezi ine yari iri mu ngo by'Edeni harimo umugezi wa Euphrates. Izina ry'Imana yacu ntabwo icyubahiro. Ibyo ni ibyerekezo bine cyangwa se ni imbago enye zijyanye n'ibyerekezo bine: amajyepfo Negeb, amajyaruguru Lebanon, uburengerazuba Mediterane, n'uburasirazuba Euphrates. Izo ni imbago enye zigose igihugu cyawe. Hallelujah. Sinzi ibingibi niba muri bubyumve. Buri mwana w'Imana wese aba ari umuyobozi w'igihugu. Nimbivuga ibingibi muratangira kuvuga igihugu, mukumva Burundi, mukumva Uganda, mukumva Tanzania, mukumva Lesotho, mukumva na bya bindi amazina Munyimari. Hari igihugu cyitwa Munyimari, hari n'abantu batazi ko ari igihugu. Nacyo ni igihugu. Ubwo nacyo kigirijwe muri UN. Buri muntu wese wamenye Imana yarakwiye kwitwara nk'umuyobozi w'igihugu cyo mu buryo bw'umwuka. Sinzi nimba mubyumvisha. Buri muntu wese witwa umwana wa Aburahamu yarakwiye kwiyumva nk'umuyobozi w'igihugu cyo mu buryo bw'umwuka, kitari igihugu gifite icyicaro muri UN, ahubwo igihugu gifite icyicaro mu bwami bw'Imana hagati y'abakuru n'ibizima, abaserafi n'abakerubi. Aho hantu kavuga ngo hari igihugu mpagarariye. Icyo gihugu gifite ijwi mu cyicaro cy'ijoro. Izina ry'Imana yacu ntabwo icyubahiro. Ducunguze uburyo umwete. Harakomeza kanavuga ngo and all the land of Hittites. Ngo kandi ngo n'ubutaka bwose ngo bw'Abaheti nabwo ni gakondo yawe. Ibyerekezo byari bine, twongeyeho ubutaka bwose bw'Abaheti. Ibumoso nako twabonye yuko mu majyepfo hariyo ubutayu bw'Inegeb. Tubona ko amajyaruguru hariho imbago yitwa imisozi ya Lebanon. Tubona yuko mu burengerazuba hariyo inyanja ya Mediterane, kandi tubona yuko iburasirazuba hariyo umugezi wa Euphrates. Izina ry'Imana yacu ntabwo icyubahiro. Kandi twanabonye yuko ngo hariho n'ubutaka bwose, and all the land. Nimusoma mu Cyongereza aravuga ngo and all the land of Hittites. Ngo n'ubutaka bwose bw'Abaheti. Reka mbabwire bene data bakundwa, hari abantu bazi ko ibyaha ari ntukice, ntukibe, ntugasambane, ntuzabeshye cyangwa ubeshyere abandi. Ariko hari ukuntu mujya musoma Bibiliya mukabonera bacanze, ukabona haravuze ngo umukiranutsi azagubwa neza, ngo kuko azatungwa n'imirimo y'amaboko ye. Wowe buri gihe ugiye gukora barakwirukana, wowe buri gihe ugiye gushaka n'akazi urakabura, buri gihe utsindirwa ku kizami cya interview. None se ubwira iryo jambo urumva ritameze nkaho uri kwivuguruza? Ugerageza gukoresha amaboko yawe ukabura akazi, wanagerageza gukorera boss akakwambura, wakora mu kazi ntubona promotion kubera yuko wahushije imbago zawe, wasohotse mu mbago z'Inegeb, warenze imisozi ya Lebanon, waragiye uratana urenga Mediterane, kandi ku mugezi wa Euphrates ntago ndi kukubona. Ntago uri mu gihugu cy'Abaheti, mu butaka bw'Abaheti. Warasohotse imbago zawe
aho ukandagiye ntiwumvira ubuzima bwawe, ibirenge byawe birakandagira bikajabuka, birakandagira bikanyerera. Ariko uyu munsi ndagira ngo nature ku buzima bwawe, ahantu ugiye gukandagira uraba uharangiwe n'umwuka w'Imana, uraba uharangiwe n'Imana, kandi harabahawe mu izina rya Yesu. Harakubera gakondo, uzagubwa neza, imirimo y'amaboko yawe izahabwa umugisha, uzarya ibyiza byo mu gihugu, kubera yuko ugiye kwicara muri gakondo yawe, kugira kugiye kurepresenta Imana neza. Ese ubundi reka mbabwire, ndashaka kuzandika neza declaration tuzaye dusoma, cyangwa se twatura kwizera kwacu, icyo bita kwatura kwizera. Haleluya. Umva ukuntu bizaba bimeze, nawe ngusogongezeho uzaje tuzaye dutangira tubyatura, tusoze tubyatura. Twature kwizera kwacu hano mu ijambo ribohora, tuvuge ngo nizera yuko ndi umwana w'Imana, nizera ko ndi umwana w'Imana. Bisubiremo, nizera ko ndi umwana w'Imana, navukiye gukemura ibibazo byo mu isi, sindi ikibazo, ndi igisubizo. Isi yose irankeneye. Uko n'ukwatura. Twongeye dutangire. Subiramo ngo nizera ko ndi umwana w'Imana, nizera ko ndi umwana w'Imana. Ubwo ndavuga musubiremo, nanasubiremo. Nizera ko ndi umwana w'Imana, nizera ko ndi umwana w'Imana, navukiye gukemura ibibazo by'isi, navukiye gukemura ibibazo by'isi, sindi ikibazo, ndi igisubizo. Sindi umuyoborwa, ndi umuyobozi. Abantu bose bo mu isi barankunda iyo ndi mu mbago na gakondo yanjye. Subiramo, abantu bose bo mu isi barankunda iyo ndi mu mbago na gakondo yanjye. Ubutunzi bwose buzateranira kunzaho, buzambara amababa, buteranire kunzaho, kuko ndi gukora umugambi w'Imana kubw'icyubahiro cy'Imana. Amen. Ibyo ni ibintu tuzajya twatura. Amajwi aza kubwira ngo uzaseba, ntago uzaseba. Amajwi akubwira ngo akazi karabuze, ayo ngayo n'ayabazimu. Akazi karabuze ngo bagaha bene wabo abazimu. Ibyo se ni iki? Akazi mu mahame y'ubumana ntawe ukakwima. Ubundi akabi karimenya imbwa ntinagira umushumba. Ubundi nimba ubizi neza ko so nta zina yubatse, we wakubatse ryawe. Ngo urumva nyine urumva siki? None se muri leta y'akazi ntibandikamo ngo shyiramo reference? Nta muntu ukuzura mwene ngofero, uretse no kuba mwene ngofero usengana na bene ngofero, nawe ubwawe wahindutse ngofero. Ubwo se urumva nyine atari ikibazo? Tangira wubake connection, tangira wubake relationship n'abantu bafatika. Nugendana n'abanyabwenge uzaba umunyabwenge. Salomo ajya kuvuga ari amagambo ntago yavuze ngo none se ngo so wakubyaye ko atari umunyabwenge, nawe ukaba utari umunyabwenge, uzagera n'abanyabwenge mwahuriye. I don't care, I don't know, it's your concern. Ni wewe bireba. Icyo nakubwira nuko ineza y'umuntu imutera gukundwa. Haleluya. Tangira wamamaza ineza yawe, tangira ugaragaza ineza yawe, tangira urekura urukundo hirya no hino, tangira ubibe imbuto zawe, ntago uzirirezera nirizarumba. Ubaka connection zawe, ubaka. Hari ibintu bitatu bikomeye mu bwami bw'Imana. Ndafashijwe. Hari ibintu bitatu bikomeye mu bwami bw'Imana: your idea, your team and your product. Kandi ni ku muntu wese Imana yaremye, iyerekwa ryawe, itimu se ndabyita ngo kimwe kabyaramwe ya ikipe yawe, ndetse product ndayita gute mwo kabyaramwe, ikintu ufite iki ndakita kibitsanyo se ndakita iki, kuko nibyo bigize ubuzima bw'umuntu mu guhesha Imana icyubahiro muri ubu buzima. Ijambo ry'Imana ratubwira ngo umuntu nankunda, umuntu nankorera, niko Yesu yavuze ngo data azamuha icyubahiro. Nta muntu ugira icyubahiro ari umushomeri, ntibazakubeshye. Nta muntu ugira icyubahiro yabuze senyisa, ntibazakubeshye. No mu rusengero ndakubwiza ukuri, utaratanze Gisozi nta gaciro baguha. Mujye mureka kunteka imitwe. Utaratanze gaciro nta muntu waguha agaciro. Utaratanze agaciro mu Rwanda hari igihe n'agaciro kawe kaba gapimirwa ku mashyi. Kandi utaratanze Gisozi no mu icaca bashobora kwicaza inyuma kuri ka gatebe k'inyuma. Ariko Yesu yaravuze ngo umuntu nankorera, data azamuha icyubahiro.
Haleluya. Nubanga ibyo uzakora bikorera Imana, ibyo uzakora bikoreye mu bumana. Nimba uri umuturage w'ubwami bw'Imana utari umunyedini, babandi birwa ngo barajya mu ijuru kandi sari yacu. Imana adayijura, ijuru ikabirya Imana. Isi ikaba yarihaye wowe, ikabizana fata ibyisi. Ibi ngibi byaremeshejwe intoki, ikabitwika kugira ngo ikuremerere isi nshya, nayo ishyireho ijuru rishya. Ariko wowe urashaka gukwepa isi, urakwepa isi ujya he? Wavukiye gukura abandi mu makuba, umuvandimwe avukira gukura abandi mu makuba. None na ibibazo turimo abanyakicukiro ntabyo dukuramo. Urashaka kwepa ujya he? Urashaka kwepa ujya he? Reka mbabwire, mwirwa musenga, Mana ndahamagara amafaranga mwizina. Uzi ukuntu twagiye Kanyarira, ariko reka mbabwire Kanyarira bikemewe ukuntu nagiyeyo. Twaragiye, umuntu arambwira ngo ninurire igiti ngo manura amababi y'igiti, ndayafatanya uzuza umufukani imbere mu ikote. Yesu Kristo w'i Nazareti ati ibikayo n'amafaranga. Nimba impamvu atabaye amafaranga ari uko nizeye, ariko nzi ko kwizera Mutabazi nkugira. Ati manura mu kwizera, hatayo n'amafaranga. Reka mbabwire ibanga ry'amafaranga. Amafaranga ntabwo ahira umuntu ukoresha amaboko ye cyane. Haleluya. Amafaranga ahira umuntu ukoresha abanyamaboko. Ntago Imana yigeze ishyiraho protokole yuko amafaranga aba y'abanyamaboko. Amafaranga ni umugisha, ni umwandu, ni karande y'abakoresha abanyamaboko. Wabaye utariko, tangira ureba abantu nka 30 washye wahakaze utse nanjye ko ndi umushomeri. It's all about the attitude. Wowe zamura ibitekerezo byawe, wumva yuko uri umuntu utanga akazi utari uwaka akazi. I'm not a job seeker, I am a job creator. I'm not a job seeker, I am a job giver. Ntago njyewe naka kazi ntanga akazi. Ntago njyewe na ariko si bini biki. Abantu bo muri restaurant, mwagiye muri restaurant, mubona ba nyiri restaurant bajya guteka mu gikoni. Ba nyiri restaurant bajya guteka mu gikoni. Ba nyiri restaurant baba bicaye kuri kese, ukazana agapapuro cya fagitire baguhaye ukishyura. Cyo koze nyiri restaurant haguruka kuri kese agiye gusakuriza abantu bo mu gikoni. Narababwiye ngo niwanga kwistressa kugira ngo umukire, hari umukire uzajya kwistressa agafata credit akagustressa kugira ngo uyimwishyurire. Ibyo bintu byo kumva ngo ntago nshaka ibistressa. Umva, umukire azagustressa nimba ushaka kurya. Bibiliya iratubwira ngo kwiyuha kuya kwawe gututubikana ko mu maso yawe niko kuzaguhesha umutsima. Gustresswa byo bazagustressa, niwanga kwistressa bazagustressa. Reka tuvuge kuri izi mbago enye. Kwa gatandatu utaha tuzaza tuvuge neza kuri aya magambo ngaho uzakandagira hose hazabaha ku butware butanu. Izi mbago nizo nshaka kubanza kuvugaho. Icyumweru gitaha kwa gatandatu utaha, none tukavuga kuri izi kuri ubu butware butanu. Ubu turi kuvuga ku mbaga 5, kwa gatanu, kwa gatandatu kwa kabiri tuvuze ku mbaga 5, kwa gatandatu tuzavuga ku butware butanu. Noneho kwa kabiri utaha tuvuge ku kintu bita noneho inzego 3 ndetse n'amakipe 3. Iminota rero kuko ndi kubona insigaranya ari mikeya, reka mpuzi imisozi n'izi nyanja n'ibintu noneho muzi. Yego duhite dusoreza aho ngadusenga. Ubwami bw'Imana ntago ari ukurya no kunywa, nubwo gukiranuka n'amahoro no kwishimira mu mwuka wera. Ari igihe nsanga umuntu yakunjisha utura amazi, ariko se umwuka w'Imana aba muri wowe? Uzi ibintu byo kwishimira mu mwuka, atari ko mfite ibibazo, banza ushyirire ku ruhande ibibazo. Ngo icyo data dushakaho niko mu Batesalonika avuga ngo nuko twishima iminsi yose. Paulo abwira abafilipi avuga ngo nimwishimire mu mwami iminsi yose. Ngo yemwe nongeye kubabwira ngo mwishime. Nta kintu gishobora kumbaho, nta kintu gishobora kuza ku buzima bwanjye, nta magambo wamvuga kuri YouTube, nta n'amagambo wanserereza muri quartier yankuraho umunezero wanjye, kubera ko umunezero wanjye uturuka imbere ujya inyuma. From in out. Ngo Yesu abwira abayahudi bamwizera babwira ngo rero ngimigezi y'amazi y'ubugingo izatembiza iva mu nda zanyu. Ngibyo bivuga yerekeje ku mwuka wera. Ariko Pentecote nziza nari ndimo mbasuhuza. Haleluya. Ariko zeka ngwaza, wenda ubuzi izindi impano zo kurondora kuvuga indimi ntazo ufite, ariko ubure n'impano yo kwishima, gusanyukwa, kunezerwa.
ibyo ngibyo nibyo bigaragaza abana b'Imana. Bashobora kutavuga mu ndimi ariko no mu mabaro barishima, ngo niyo baba barimo babarwanya babasebya, Yesu yarabwiye ngo mujye mwishima munezerwe. Ngombwa nuko uri gukora icyo Imana yakuremeye gukora, ngombwa nuko amaso yawe yahanze kuri gakondo yawe, ngombwa nuko Imana iri mu buzima bwawe. ngo ukorera Kristo atyo ngo anezeze Imana kandi ashimwa n'abantu. Munyemerere mu gusoza, ndashaka gusoza mvuze iki kintu. Turafata ubutayu bw'Inegebu tubugereranya n'ikintu bita knowledge. Munyumve neza, ndi gusoza ibi nibyo twabitangira butaha. Ubutayu bw'Inegebu, imbago yo mu majyepfo, ndayigereranya n'icyo twita ubumenyi, knowledge. Gakondo yawe icyo Imana yakuremeye gukora mu isi ni ikintu iyo ugiye kuciga ugaragara na IQ iruta iyo wajya kugira mu bindi. Urugero, hari ibintu najyaga njya kwiga abantu bakabona ndi umuntu nk'abandi, bakabona nanjye ubwonko bwanjye bumeze nk'ubw'abandi, ariko twagera ku masomo arimo ibintu by'ibifilozofi, ibintu byo gutekereza no kuzana amayidi utamenye iyo yavanye, Mutabazi akaza imbere. Ahubwo ikibazo, ninde wantumye kujya kwiga construction engineering? Nubango abantu benshi bibereye hepfo ya Negebu. Garuka muri Negebu y'iki Imana yashyize mu buzima bwawe, ikintu wiga ukakimenya bikoroheye. Icya kabiri, imisozi y'i Lebanoni mu majyaruguru ndayigereranya n'ikintu bita favor, igikundiro. Haleluya. Nubwo banga ineza y'umuntu nimutera gukundwa, ndakubwiza ukuri. Nzi umugabo wacuruzaga mu isoko ibyumba, yari umugabo uvuga nabi, wakora mu mariye ngo warakobwa we, ngibyo bintu se nguri ngumva ngishura ngo ni igihumbi ngo ni cyatanu. N'umuntu ukaga abantu nabi ariko bakanga bakamugurira. Yari umuntu ugira abakiriya do A a Z. None reka mbabaze, igikundiro cy'uyu mugabo cyavaga he? Nuko misozi y'i Lebanoni. Yari ari muri gakondo ye. Iyo uri muri gakondo yawe, there is favor. Ariko Mutabazi wa mwangute, nimba ari abantu bafite gahunda yo kwanga Mutabazi, mwarayobye muri mu buyobe. Mutabazi ari muri gakondo ye, ari ku misozi ya Lebanoni. Ntago wamwanga ngo biguhire, umwanga umunsi umwe. Ariko nubwo mwanga atari ibintu avuga ndumva biri kunkurura, ye biragukurura nyine. Ku misozi y'i Lebanoni, misozi y'igikundiro sha, twagiye ngo muri west hariyo inyanja ya Mediterane ndayigeranya n'ikintu twita smart thinking, wisdom and smart thinking. Nubango ikintu Imana yakuremeye, Mana y'amahoro nihabwe icyubahiro. Nanjye kuba urugero rumwe ndi kuvuga ku misozi y'i Lebanoni igikundiro. Reka mbabwire, umugabo bita Donald G. Trump akaba umuhungu wa Fred Trump. Ntabwo ari we muntu New York cyangwa se aho twita Manhattan. Ntago Donald Trump ari we muntu wenyine wize business school ahantu bita Wharton. Umva reka nkubwire, Manhattan hariyo abo twita aba developers, real estate developers, babahanga bize barusha ubuhanga Donald Trump, bize muri business school za mbere. Ariko kuba Donald Trump ari we wabashe kugira real estate company iremereye, nuko hari ikintu bita imisozi y'i Lebanoni, favor. Munyemerere nihute cyane, iminota yanjye nayimazeyo. Twari turi ku nyanja ya Mediterane nayigeranyije n'ikintu bita smart thinking. Iyo ikintu Imana kikuremeye ujyamo harimo ikibazo abandi bari bufata iminsi 3 bagitekerezaho bakabura igisubizo, wowe ukagitekereza iminota 5. Ya minota 5 igitekerezo uzanye, the idea you bring out, oh hallelujah, abantu bakumva iraryoshye, bakumva ifite uburyohe, bakumva idea iraremereye, bakumva idea ifite ibiro, kandi wowe itagufasha imbaraga nyinshi kuyirekura. Aho ngaho ni ku nyanja ya Mediterane. Ndasoreza hano rero ku hano iburasirazuba, hano iburasirazuba kuri Ufrate ni ku ngobyi, nababwiye ko ari wo mugezi wari mu ngobyi ya Edeni. Nicyo twita intuition. Nubango ni iki, iyo uri mu kintu Imana yakuremeye
ubwo ndi kubabwira imbago y'ikintu wakora mu isi ukaba umuherwe ukagira icyubahiro nk'uko Yesu yavuze ukagubwa neza ugatungwa n'imirimo y'amaboko yawe ukagira urufaranga kandi izina ry'Imana yawe rigahabwa icyubahiro ugakemura ibibazo by'abantu mu isi kugira ngo ubwami bw'Imana buze. Ntabwo uzazana ubwami mu mwuzuro wabwo, buzaza ari uko Yesu agarutse. Ubwami uzabuzana mu buryo bw'igicucucucu kuko ngo imirimo y'amategeko cyangwa se ubutambyi bwa Lewi bwari igicucucucu cy'ubutambyi bwa Yuda, ariko nyuma y'igicucucucu cya grace hari igicucucucu cya kingdom. Reka nsoreze ngaha dusenga. Intuition. Wari wagira gutyo ukajya kumva agatekerezo kakuguye mu mutwe utiriwe unatekereza, wagashyira mu bikorwa ukinjiza za miliyoni. Muzambaze ubuhamya n'undi munsi. Reka dusenga Imana dusoze ikiganiro n'ijambo ribohora. Nani bagiye kubabwira ku ubutaka bw'Abaheti, all the land of Hittites, icyo twita passion. Ni ibintu bitanu nabivuze, wenda nzabisubiramo n'ingaruka ku minota yagiye. Hari ikintu kugira ngo umenye ikintu wakora muri ubuzima kikaguhira. Hari ikintu bita ureba ikintu ujya kwiga ukumva ubumenyi buri kuza nk'imvura, buri kuza bwisukiranya. Icya kabiri ukareba ikintu ugiramo ibitekerezo bihanga udushya kandi bitakuvunnye kubishaka. Icya gatatu icyo kintu ukakigiramo intuition, sixième sens yawe igakora cyane muri icyo kintu. Icya kane hakaba muri icyo kintu ufitemo igikundiro, favor. Icya gatanu ufite passion, ni ikintu ukunda. Iyo ugiye utangiye kugikora nturambirwa, wumva n'ibiryo utari kubitekereza, ugira ngo ni saa 3 byageze saa 10. Kubera iki? ngo Yakobo ngo yagiye ngo gutendera Rasheli ngo imyaka 7 ngo imuhwanira n'iminsi mike ngo kubera urukundo yakunda. Love, kora ikintu ukunda umugisha wawe uzaza. Kora ikintu ukunda ntabwo uzacika intege. Kora ikintu ukunda. Munyemerere nsoreza ngaha. Amazina na Apôtre Mutabazi, ikiganiro n'ijambo ribohora. Nimero ni yayindi ni 0788309513. Umva mbabwira ikintu ngiye kubakorera mu gihe cy'amezi 2, kubera ko nyuma y'iyo mezi sinabemereza yuko uzajya unshaka ngo umbone, ariko kabana bavuga ko ari abanyamwuka mwagiye mwatura ibyiringiro byanyu. Nyuma y'amezi 2-3 ntabwo uzapfa kumbona. Noneho rero ubwo muri ayo mezi 3 mboneka, ngiye kubaha akantu katurutse mu rukundo. Turakiga ijambo ry'Imana mu ijambo ribohora. Turacyari muri Advanced Kingdom Teachings Anointing Akita. Turacyavuga ngo akire Imana niduwe kubishurirwa byuzuye kandi binonosoye. Ngiye gutangira kugira abantu inama mu bikorwa n'amabusiness yabo ya buri munsi, muri kariyeri yabo. Unshake icyo mbanza kubateguza nuko icyo gihe nzakwishyuza. Ariko nuza ngo nkwatuza agakiza ntago nzakwishyuza. Ariko nuza ngo nkubwire ukuntu business yawe yakinjiza za miliyari nzakwishyuza. Icyo nyiguteguze turi kuri kamera. Nuza kugira ngo nkubwire ukuntu mu kazi ukora warya promotion bitarenze umwaka umwe cyangwa 2 nzakwishyuza rwose. Kandi utajya ngo hari ikindi nzaguha. Nzavuga amagambo isaha imwe nkwishyuza 100,000. Niwumva cyo ukoze utabishaka uzagumayo, ariko icyo nzi nuko ari service mbahaye. Ikindi mbyemerera abantu bakeya. Utagira ngo kumpamagara bizahita bituma mbikwemerera. Mu bantu 10 bampamagaye babinsaba mbyemerera nka 3 cyangwa 2. Rero n'ubu munyamugishuka muri abo 2, it's okay, it's fine. Icyo nzi cyo ni kimwe nagukura ku ikarito nka kugeza kuri actros. Duciye mu hame y'ubwami bw'Imana. Nawe ariko kagira gute? You pay. Paulo yavuze ihame ry'ubwami bw'Imana banga umukozi wese akwiriye ibiki? Ibihembo. Urakoze rero. Reka dusoreza aho ngaho. N'ubwami bw'Imana iyo mba umunyedini ntago mba mumbwiye ko wari buzishyure. Abanyedini bashaka ngo mwahere ubuntu, ngo mujye mutangira ubundi. Idini mwahere ubuntu. Inzu mba musinyishyura ubuntu. Iri kote nambaye si ry'ubuntu. N'urusengero ngiye kurwubaka na amafaranga. Ibyo ubwami bw'Imana we give. We give. Abanyedini ubuntu, Vatikani bazubaka katedrali ubuntu, ikanzu ya padiri. Ngewe ikanzu ya padiri mu idini mbamo igurwa n'abakristo, katedrali ikubakwa n'abakristo. Mbese Vatikani bari abakristo. Reka dusoreza aho ngaho. Ni ibintu bitatu tuzakurikizaho ubutakuganiraho: your vision, your team and your product. Iyerekwa ryawe, itsinda uhagararanye naryo, ndetse n'ikintu uzaniye abantu. What are you bringing to the world? You are born to solve problems. Don't say
you have no job. Ntukavuge ngo nta kazi ufite. Twongere twature kwa kwizera kwacu twanasoje kandi numutegereze irindi sengesho. Kwatura kwizera ni nako gusenga. Vuga ngo nizera ko ndi umwana w'Imana. Nizera ko ndi umwana w'Imana. Navukiye gukemura ibibazo byo mw'isi. Navukiye gukemura ibibazo byo mw'isi. Sindi ikibazo, ndi igisubizo. Sindi umuntu ushaka akazi, ndi umuntu utanga akazi. Sindi umushomeri. Abantu bo mw'isi yose barankunda, baranshakisha kuko mfite umuti w'ikibazo cyabo. Ubutunzi bwose bw'isi ndabuhamagara bukanyitaba. Abanyabwenge bose b'isi bakurikira inyenyeri yanjye. Inyenyeri yangiratse, inyenyeri yangiratse, ubwenge bwanjye buragaragaye, ibyo nshoboye biramenyekanye, isi yose iranyifuje. Ndi uwo kwifuzwa kandi ndi umugisha ku mahanga. Imana y'amahoro nishimwe. Reka no dusoreza aho ngaho, reka tuzahora ubutaha. Mwakoze kuza, mwakoze kwitabira. Kora like, kora comment, kora share, kandi uko ubikora Uwiteka aguha umugisha. By'umwihariko ntibyemewe kureba ikiganiro ijambo ribohora ni exclusive ku ISEZERANO TV. Kukireba utarakoze subscribe ku ISEZERANO byaba ari ugusuzugura amavuta ya Apôtre Mutabazi. Rero nimba utarabikora pyondaho. Ndabizi ari umuntu ureba ISEZERANO nk'imyaka 5 atarapyonda. Pyondaho byose wigira nibiki. Kandaho. Murakoze. Imana y'amahoro bishimira. Akira amafaranga mu izina rya Yesu. Akira ubutunzi mu izina rya Yesu. Akira ibitekerezo bitibeshya. Akira ibitekerezo byagutse. Akira ibitekerezo by'ubwami bw'Imana mu izina rya Yesu. Inyenyeri yawe ni yake, imbago zawe ni Negebu, imbago zawe ni Lebanon, imbago zawe ni Mediterane, imbago zawe ni Ufrate, kandi ubutaka bwose bw'Abahiti ni umwandu na gakondo yawe. Receive it in the mighty name of our Lord Jesus we pray. Amen.